message akazosubiza umwaka ushize ntubabone kandi uko karegira gutyo n'abakristo yakwepa none guratekereza none aho niho kibazo misengirire none se wa mugani rwa rubyiruko rushaka gutozwa rutabona abashumba babo babegera bakabahunga ibo bazatozwa ega dore hari ibibazo bibiri ibyo Bishop Masengo yavuze ni barimo ugasetsa abantu kandi baguhaye ijambo bakakwizera kubera iki urubyiruko muri iki gihe rusigaye rushaka kuvuga cyane ugasanga mu materaniro baravuga mu ahantu hose bashaka kuvuga kubera ni impamvu y'isi yateye ya media sibyo ni ukuvuga ngo ijambo rya mbere abihutira kuvuga abenshi baba bafite ubusa bagiye kuvuga kimwe nubwo narakubwiye ngo nubwo abanyamurenge bunyima sente zabo bose iyo bava bakaje Imana yondemera ubundi bwoko nkorana nabwo ndetse uburusha ubushobozi kuko umuhamagaro su wanjye n'uw'Imana niyo yamamagaye so iyo bantuka rero kuri abantu nsambitekereza y'iki aba pasiteri hari ibyo nabo tubanengaho nubwo ari ababyeyi bazavuga ngo umuntu mukuru ndazatsindwa hari ibyo tubanengaho yes nimba umupasiteri akuraho telefone umukristo akamuburu agamushaka ukwezi umukristo umuha icacumi utanga amaturo mu nyubako bakamucira ifaranga ariko agashaka umupasiteri akamubura none utekereza kuri umuntu uri ubuhe bwoko bw'umuntu nende uzasengera umukristo wawe ko buri kwezi atanga icyacumi niyo mpamvu uzubona rero abakristo bararuka abapasiteri akava muri kanisa akaja mu rindi njyewe simbanza kurwana n'umuntu ntabwo ndi guhangana ko ndatoza ko ndereka abantu inzira ko ndamubwira ngo nimba runaka rirutse ibirometero 10 by'umuziki kuki we wirutse 2 ugatata inzira kandi ibi byose ubona bazabakora ni ugukopa inzira y'umuziki iyi ni shortcut ngira ikibazo hari abantu bagiye bandika muri comments batandukanye bavuga ngo Bea ngo nta muzika azi ngo Gisimba ntago ari muzike Bea biriya bintu byo babisobanura gute abantu bakemera gutozwa ahubwo urashaka kuzana ibyawe avuga ukuntu kugira ngo agere hari yageze hari umutoza yari afite ariko urubyiruko muri iki gihe ntago dushaka gutozwa kubera iyihe mpamvu dushaka kujya mu bintu tutazi kandi dufite abatoza yego ntibabyemera niyo mpamvu utangira wabona ugize abafana ngo kubisa ingoma yawe hari abantu babaye pasiteri tutemera kugeza ubu cyane barasenze bareretswe sibyo abantu babakomera amashi ashumba abakristo babo barwara bakarara bagenda amajuru bajya ufite imodoka akabatwara bashira amafaranga uko muganga uko yemeza agakurikirana umukristo bafite abashumba beza bo ku rwego dufite n'abandi mukristo azarwara akarinda kira akagaruka mu rusengero pasiteri ndabizi bamwe bakatubesha ngo nukugira abakristo benshi abandi bakaturimanganya ngo byagenze gutya ni kinyoma ntabwo mbizi ko n'abacuranzi wenda babivuze kuko abantu benshi bateye comment umuntu ashobora kwitwaza ashobora gukoresha email y'umuntu akandi kuko ashaka sibyo ico ni ikintu gisanzwe ariko mbere yo kuvuga ikintu ijambo rya mbere n'uri umucuranzi ubivuga gute abacuranzi bacecetse sibyo n'umucuranzi nimba ngeraho mbivuga mu ruhame abacuranzi twaravuganye ni box bench bigisha nabwira ati iki kintu mugikore gutya na gutya nagwa gundi kwa pasiteri iyo batwigisha ntiduhinduke bageraho baducahira mu ruhame rw'abantu kuko nta mucuranzi uhari nticaranye nawe ni box ndetse nkanaguranye kugira ngo rero babifata ko ari ukurwanya ari ishari ari nk'umuntu numvise muri comment ngo impamvu mvuga ngo nuko bandenze ngo nsigaye ncuranga nk'injyana za kera ndaseka cyane
icyo kintu cyaranshimishije. hari umuntu wabivuze aravuga ngo ntukivumbura ahubwo wowe usigaye ucuranga ibintu bya kera ahubwo ntukivumbura, kandi wavuze ko uvumbura umunsi ku wundi. hari ababi bagendera ku njyana zawe gutya. Icyo kintu cyo nabonye kabereye mu gitaramo Foursquare, Revera Kado arimo kuvuga. Niba wari urimo, niba wari wagiye, sinzi umucuranzi warimo uracuranga, yagakomoje aravuga ngo avuga kuri Mima, avuga nawe. Wenda nshobora ndagafite, avuga ukuntu uri umucuranzi Imana yashizemo ibintu, mitangira amatsiko yo kongera. Ese kari akantu umaze kukumva, sinzi niba wari uri mu gitaramo Revera amaze kuvuga biriya bintu, wiyumvishe gute n'ibintu wari umaze wenda kuvuga kuri social media n'ukuntu abantu bari bagiye bagutuka? Afite ubundi twahuriye na Master Kibonga ahantu. Kibonga arambwira ngo navuze ibintu ngo abari bwakanguka, ngo yigeze kwibaza iwe na ngoga pasiteri umuririmbyi wo muri Karuvali, ngo waribaza ngo ariko bano bana twumva bacuranga ibintu byinshi muri sente, ngo kandi bafite amaboko abiri, ngo ibyo bintu ni ibiki? Donc bikaburira ibisubizo. Ejo bundi mpishuraga ibanga rya diskete baza bagendana. Kibonga navuga niki? Ni ukuvuga ngo njyewe niyizi uko nzi kuvuza igisirimba. Ari gishenzi ndakizi, ari igisirimba nyaco narakubwiye ngo nugira ngo mvuze biriya baza bavuza, sikuriya nobivuza, nobivugana, nobivuzanye isuku number 1. Kabiri nobivuga kuki banga ibyo mvuga bagapinga, uzopinga muzomuzanire kuri piano iyi public yamu. Mureke gufana ngo ubwo ufite mwene wanyu ucuranga, ngo ubwo ufite murumuna wawe ucuranga, cyangwa mukuru wawe ngo ubwo ufite gasaza kawe wacuranga, ngo ubwo ufite so wanyu. Muve muri piano. Yesu yarayimbaye, yayimbaye nk'umunyamwuga, yayimbaye nk'umunyembano. Jewe sindi umucuranzi w'umunyamwuga wicaye, ngiye ndi umucuranzi w'umunyembano. Nicara Yesu akambwira ngo curanga gutya. Bagiye mu ishuri sore bariga, bandi twese nuko ducuranga, ariko tugacuranga ibintu byo. Iza numva ngo hari umuzungu, nukumva namakuru ngo hari umuzungu ngo yigeze kubwira Mima ngo se ko acuranga, ngo agacuranga ibintu byo, ngo nazane certificate ngamuheze ngo akazi, ngo Mima bura certificate, ngo bamwima akazi, ngo aramaze ngese ko acuranga ibintu byiza kandi utarize umuziki bizagenze gute. Mima ngaramubwira ngo bazaririmba ngo akabyumva bikaza. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umuziki ni umuntu, piano ni igikoresho. Ese bayiravuga ngo ntago uzi imiziki, kandi wenda ibyo tuvuga ni igisirimba, wenda ibindi mu by'ukuri ntago wigeze ujya. Uko nugupfobye sibyo, kandi uko nugupfobye bitopfobeka, kuko ngewe sinopfobeka, tibishoboka. Ayo makuru gani ayimpamo sinopfobeka. Kaze bakunzi ba Gospel TV, twizere ko mumeze neza, twizere ko Imana ibarinze aho muri hatandukanye. Twongeye kubasuza nk'ibisanzwe ni Aime kuri Gospel, mumaze kumenyera. Ndabifuriza umugisha w'Imana. Nawe utarakora subscribe yikore kugira ngo buri munsi tugendana nawe, ubone notification kugira ngo ubashe gukurikira ibiganiro byacu. Hanyuma ndabasuhuje aho muri hatandukanye. Nkunze kubabwira umuntu utameze neza, Imana imusange imugirire neza, abashe kumera neza. Ndi kumwe n'umutumirwa muri studio, ni umuntu dusanzwe tubona hano, si ubwa mbere tumutumiye, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Hari abapasiteri nkunze kumva bari kuvuga nko mu rusengero babatumiyemo, bavuga si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, bitewe n'inshuro amaze kuhagera, ariko kandi si n'ubwa nyuma. Nawe rero inshuro zose tumaze kumutumira, si n'ubwa nyuma, tuzamugarura n'ikindi gihe. Niyo turi kumwe rero, abatamuzi aratangira n'undi atwibwira, hanyuma kugira ngo dukomeze. Murakoze, nitwa Gasore Blaise, kunda kunyita Bea. Bea niyo turi kumwe. Abashize twasesenguye nako yatubwiye ishizina rye risobanura. Utarabonye ikiganiro twakoranye nawe ajye kumenyaho izina Bea ryavuye. Abantu bakunze kumva ko ari abakobwa bitwa ba Bea, ariko rifite impamvu bari mwise. Hanyuma niyo turi kumwe, ni umucuranzi mwiza,
tudatinya kubivuga ariko nanone hari ikiganiro twakoranye ubushize ni nayo mpamvu twamugaruye kugira ngo tuze noneho kongera kureba ibyo abantu bagiye bamuvugaho ibyo abantu bagiye batera comment kugira ngo tuze kubimubazaho ariko nanone tuguhaye kaze banza ducurangire nyine kugira ngo n'abantu bumve ko curangira kemo kamwirize Bea twongeye kuguha kaze murakoze cyane hanyuma reka mbaze ngushimire iyo tuguhamagaye uratwumva kugira ngo ubashe kuza gusesengura cyangwa se gusobanurira ibintu byinshi bitandukanye icyo tugiye kwibandaho cyane muri iki kiganiro hari ikiganiro twakoranye nawe ejo bundi sinzi ndi kubona noneho niba nta morale ufite niba ari ibyo abantu bakuvuzeho sindi kumenya impamvu mbona morale ndayifite uretse n'ibyo abantu bamvuzeho naranabisomye nanjye kurikiranye komenti bavuga ibintu bitandukanye kisekera gusa nuko naniwe gize iminsi nkora umubiri ucika intege kandi no mukanya ndaje mu bindi ariko meze neza rwose cyane ariko umubiri ni unaniwe gusa ariko nta kintu hari ikintu kizakintera ubwoba se hari message nyinshi twagiye tubona cyangwa se comments nyinshi z'abantu bamwe bagushimira abandi bavuga ngo ibyo wavuze ntago ari byo ngo abacuranzi bya bindi byose twaganiriye Bea iyo usoma zino comment wowe ni ikizi kungura ni ikizi zigufashaho cyangwa se ni ikizi wumva wiyongere kuri wowe murakoze cyane iyo nsoma twaranabiganiriye kuri telefone umwanya muremure iyo nsoma message z'abantu benshi bantuka abandi bashima ibyo nkora n'ibyo mvuga sintekereza ibintu byinshi iyo nanaliza message y'umuntu wanditse tekereza gusa ikintu kimwe tekereza ishari rimwuzuye sintekereza ibintu byinshi kuko njyewe ngayikintu ku muntu simwandikira simutukira ku rugero mu ruhame shobora kuki badasaba nimero yanjye ngo bamvugishe none se kuki ibo bavuga ngo nawe wabasebereje mu ruhame wagiye kuri social media uravuga ngo nta bacuranzi bariho bagendana amaflashe nabo bumva ko babatukiye mu ruhame oya noneho nibareke kuja mu bindi uwo mucuranzi ntagaragare ntabwo mbizi ko abacuranzi wenda babivuze kuko abantu benshi bateye comment umuntu ashobora kwitwaza ashobora gukoresha email y'umuntu akandi kuko ashaka sibyo ico ni ikintu gisanzwe ariko mbere yo kuvuga ikintu
ijambo rya mbere nturi umucuranzi ubivuga gute abacuranzi bacecetse sibyo n'umucuranzi nimba ngeraho mbivuga mu ruhame abacuranzi twaravuganye ni box benshi bigisha mabwira ati iki kintu mugikore gutya na gutya ngakwa kundi kwa pastor iyo batwigisha ntiduhinduke bageraho baducahira mu ruhame rw'abantu kuko nta mucuranzi uhari nticaranye nawe ni box ndetse nkanagura njye kugira ngo mubwire ati iki kintu yinzira niyi siyo ubundi iyo uri umubyeyi mwiza njyewe ndi umwana wa bamima na bakibonge na ba musore n'abandi nanjye abandi n'abana banjye iyo uri umwana mwiza uzubwira umuntu ngo iyo uri umubyeyi mwiza ubwira umwana ngo ntukandagire hariya hari ikintu gutagwamo iyo uri umubyeyi mubuze umubwira ngo reka nceceke atiburiremo ukuguru umuntu agwe hasi so iyo rero babifata ko ari ukurwanya ari ishari ari nk'umuntu numvise muri comment ngo impamvu mbaye mvuga ngo nuko bandenze ngo nsigaye ncuranga nk'injyana za kera ndaseka cyane icyo kintu cyaranshimishije hari umuntu wabivuze aravuga ngo ntukivumbura ahubwo wowe usigaye ucuranga ibintu bya kera ahubwo ntukivumbura kandi wavuze ko uvumbura umunsi ku wundi hari bagendera ku njyana zawe gutya icyo kintu nicyo nabikubwiyeho no kuri telefone naragisomye ni cyane muri resitora ndaseka reka mbabwire amakuru y'impamo kandi adafite kurya abantu bajya bavuga ngo kwiyemera kuki njyewe nka beya w'umucuranzi nijuze umucuranzi undusha sibyo si wowe si undi muririmbyi si undi muyumbe si undi muntu ubyina sike umucuranzi niwe uzi umuntu umurusha ubundi reka nkubwire iyo umuntu akuruta mu mwuka urabimenya sibyo uvuga ati byose nubwo mu mwuka ameze gutya ariko runaka mu mwuka arandutse no mu miririmbire nawe urabimenya no mu micurangire urabimenya nubwo nosara ngavuga ngo mima ndamurusha ariko mu mutima imbavuga ati ariko nubwo niyemeye guri ariko mima arandusha buriya ibyo mvuga abacuranzi nibo babizi apandi nyaruhigi ruzavuga ibyo bitazi kuko umuziki iyo ncuranga umucuranzi niwe uvuga ati ibyo byose ningera kuri iriya level bizaba bimeze gutya nibareke gusakuza bareke no gutuka ibyo batazi Yesu yakaza abwira abantu uzi ko Yesu yakaza akiza abarwayi agakiza ibimuga akagira bakamuvuga ngo nibamute mu gikunduke ari warababwira Yesu mwese nimba mutanyemera mw'abantu mwe nimba mutanyemera mwakwemeye n'ibyo nkora aba nibareke gukritika ngo beya ngo yavuze nibareke ibyo nkora nyine hari nk'umuntu wavuze ngo beya ngo ari kwizamura ntago ari kuzamura Imana muri ngo ni nko ari kwisingiza ni nk'uko yavuze wararwaye kandi wararwaye ndeka mbimubwira utyo iyo bari umugabo cyangwa umugore cyangwa undi muntu uwo yose unduti wararwaye nimba nizamuye ntategereza Imana izamanura n'ababivuze gutya ngo nta muntu ugomba kwizamura ngo Imana ngo reka bagutega iminsi ibintu nk'ibyo nyine aho sesa ngewe cyo nta gisubizo ngifitiye ni ukuvuga ngo uwizamuye haba rezilita z'uwizamuye n'uvuga ukuri haba rezilita z'uwavuze ukuri sibyo tibantega iminsi kandi nishake nyemere bayintege sibyo umutima wanjye uramamiriza ko uwo ncurangira ari Imana no gushaka gukosora abantu ngo bahinduke barahari sibyo bagomba guhinduka nayo kumbwira ngo nizamuye ndi shitani ukubayobewe ko nzi ko shitani yizamuye Imana ikamumanura Imana ireba inyito y'umutima ese uyu muntu karavuga ashaka gukosora abantu cyangwa uyu muntu karavuga yishira hejuru hari akantu nabonye wenda ntaragaruka ku kibazo nari nkubajije cy'ukuntu wisanga wibaza muri message cyangwa se muri comment hari akantu nabonye kabereye mu gitaramo Foursquare Revera Kado arimo kuvuga niba wari urimo niba wari wagiye sinzi umucuranzi warimo acuranga yagakomoje aravuga ngo avuga kuri Mima
avuga nawe. Wenda nshobora ndagafite, avuga ukuntu uri umucuranzi Imana yashizemo ibintu, mitangira amatsiko yo kongera ese kari akantu umaze kukumva sinzi niba wari uri mu gitaramo Revera amaze kuvuga biriya bintu wiyumvishe gute n'ibintu wari umaze wenda kuvuga kuri social media n'ukuntu abantu bari bagiye bagutuka? Afete twari muri overnight. Yes, aratunezeza ncuranga piano. Habaye kubera ko bwari buca dufitanye programme namwe, hanyuma nja kuryama nari naniwe cyane, hasigara hacuranga undi mwana w'iwacu Nairobi. Hanyuma Pastor Kadona iriya video n'umuntu wayimaye basigara avuga ko ngo ari we conducteur w'umukunga ngo kwisi. Donc nimba ari kwisi simba nibukane kugisirimba, niwe conducteur w'igisirimba ngo yabanye na Mima. Kandi Mima koko, Mima twese turamwemera rwose. Nibyo nabivuze ubushize, Mima avuze ngo uzisente ubuyizi, avuze ngo ntubuyizi. N'abandi ubwo navuze ya Mima sinsize ba byinshi n'abandi dufite abacuranzi benshi. Akavuze kuriya barakampa abantu benshi. Sinagatekereje ikintu cyinshi. Mbabwiza ukuri, jewe igisimba umukunguyu. Uyu mukunga kubwiza ko mfite imyaka hafi 25 ncuranga uyu mukunga. Nukuvuga ngo natangiye gucuranga piano 2004. Sibyo? Turi 2024. Ni wabari iyo myaka. Narababwiye ngo experience yangira barusha kuri piano. Nabonye ko kantu bagakatinze. Na ejo bundi twahuriye na Master Kibonga hano. Kibonga arambwira ngo navuze ibintu ngo abari bwakanguka ngo yigeze kwibaza iwe na ngoga Pasteur umuririmbyi wo muri Calvary, ngo waribaza batari ko bana twumva bacuranga ibintu byinshi muri sente ngo kandi bafite amaboko abiri, ngibyo bintu ni ibiki. Donc bikabura ibisubizo. Ejo bundi mpishuraga ibanga bya diskete baza bagendana. Kibonga inangoga gahona kwitera hejuru. Kibonga yarimo nsetsa abimbwira duhuriye hano ndi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Ruboneka. So icyo nenda kuvuga niki ni ukuvuga ngo ngewe niyizi uko nzi kuvuza igisirimba. Ari gishenzi ndakizi, ari igisirimba nyaco narakubwiye ngo nugira ngo mvuze biriya baza bavuza sikuriya no bivuza no bivugana no bivuzanye isuku number 1. Kabiri no bivugano no bivuzanye ubwenge. Ubundi uzutekereza ijambo Bibiliya yavuze. Bibiliya yaravuze ngo ducuranga n'ubwenge n'ubuhanga. Iyo ni Bibiliya. Nimba no aburatse nico no muri Bibiliya ba Elisa bajaga guhanura bakavuga ngo nimushakire umucuranzi ubizi mu gihugu. Nukuvuga ngo ari batabizi. Kuki banga ibyo mvuga bagapinga, uzopinga muzomuzanire kuri piano. Iyi public yamu mureke gufana ngo ufite mwene wanyu ucuranga, ngo ufite murumuna wawe ucuranga cyangwa mukuru wawe, ngo ufite gasaza kawe wacuranga, ngo ufite so wanyu, muve muri ibyo. Nimba mvuze ngo nzisente ndayizi, mushaka ko nitakariza icize ariko ndayizi. Ibyo bindi murimo ayo namatakira ngoye nzankura muri sente. Sasa ikindi mbabwira mwantuka habe nubwo mwontuka iyo mvuka, nubwo mwontuka kuri mama, nubwo mwontuka kuri indi, I don't care. Message yanjye yaratambutse kandi ndayikomeje. Kandi piano Yesu yarayimbaye, yayimbaye nk'umunyamwuga, yayimbaye nk'umunyembano. Jewe sindi umucuranzi w'umunyamwuga wicaye, ngiye ndi umucuranzi w'umunyembano nicara Yesu akambwira ngo curanga gutya. Reka ngaho ducurange hanyuma tugaruke nkubaze utundi tuntu.
hanyuma Bea abacuranzi bagenzi bawe bamaze kumva cyangwa se amaze kubona iriya video mwaganira iki? Nta bakwandikiye inbox? Ninde wonyandikira akambwira iki? Akubwira nyina kubaza impamvu watewe n'iki kugira ngo ujyara kuri social media uvuge ko tugendana flash, hari abavuga ngo ni ibiheko. Donc en fait iyo ni terme nakoresheje donc kugenda yitwaza flash piano ihari kuko narababwiye ngo piano ni igikoresho umuntu n'umuziki nta mucuranzi n'umwe wari wanyandikira n'umwe gute anyandikira akambwira iki ko baciye amazi bose wabavuze nabi wavuze ko nta numwe ariko wowe hari abandikiye? jewe nabona ukwandikira kuko ngewe ndabicaza nkababwira nukwerekana amasitati menshi y'abacuranzi bamwe bavuze bino bapostinze baravuga ati rwose master uraturusha, bamwe bavuze bino yo baranzaniye telefone yanjye ngo nkwereke kandi bavuze ibyo ku rwego rwo hejuru ariko bapostira bati rwose turakwemera ni wowe master wacu. Se yambwira akambwira ibiki? Akambwira ngo nagize ute? Wenda akaguhamagara akakubwira ati nubwo uri master ntago ari kutuvuga hariya kuriya basi bari ku kabararwanira iki? Niki wabarwanira? Njyewe simba nza kurwana na n'umuntu, ntabwo ndi guhangana ko ndatoza ko ndatoza ko ndereka abantu inzira ko ndamubwira ngo nimba runaka rirutse ibirometero 10 by'umuziki kuki we wirutse 2 ugatata inzira, kandi ibi byose ubona bazabakora no gukopa inzira y'umuziki. Iyi ni shortcut. Nyine mise ngira ikibazo hari abantu bagiye bandika muri comments batandukanye bavuga ngo Bea ngo nta muzika azi ngo Gisirimba ntago ari muzike. Bea biriya bintu byo babisobanura gute? Ico ni 100% ico bavuga, sibyo? Igisirimba nimba kitaba muri catalogue y'umuziki ariko turagicuranga, sibyo? Turagicuranga kandi nawe waburira babafasha nabo baragicuranga, sibyo? Nimba rero kitaba mu muziki ariko ubwo tugicuranga abo tugicuranga ndabarusha. None se muzike yuzuye wabarayize cyangwa wenda uvuga ngo ni Gisirimba uri apari Gisirimba kuri Gisirimba gusa? Iyo bavuga ninde wize muzike yuzuye mu bacuranze nzi b'abanyamurenge ni Mbarwa bagiye muri muzika bariga, bagiye mu ishuri bariga, bandi twese nuko ducuranga ariko tugacuranga ibintu byo. Iza numva ngo hari umuzungu nukumva namakuru ngo hari umuzungu ngo yigeze kubwira Mima ngo se ko acuranga ngo agacuranga ibintu byo ngo nazane certificate ngamuheze ngo akazi ngo Mima bura certificate ngo bamwima akazi ngo aramaze ngese ko acuranga ibintu byiza kandi utarize umuziki bizagenze gute. Mima ngaramubwira ngo bazaririmba ngo akabyumva bikaza. Niyo bana kubwiye ngo umuziki ni umuntu, piano ni igikoresho. Ese bayiravuga ngo ntago uzi muziki kandi wenda ibyo tuvuga ni Gisirimba, wenda ibindi mu by'ukuri ntago wigeze ujya. Uko nugupfobye, sibyo? Kandi uko nugupfobye bitopfobeka kuko ngewe sinopfobeka tibishoboka. Ayo makuru gani ayimpamo sinopfobeka ikicaka ribareka kurushwa n'ubusasi nzancika intege singira ubute nta muntu nza numva ngo mpeza amatwi yanje ngo yavuze ngo yanci ayo makuru ndabaho.
n'ejo nibasubira gutuka uzombwire ngaruke nsubire mvuge kuri izo comment subire mvuge n'ibindi ntabwo ari ko bimeze iyo umuntu ashaka kumva ibintu niyumva ashire mu bwenge abantu bazatera comment bazashira mu bwenge kuko sina ijambo rya mbere sinkunde kuja kuri media cyane nyijaho gakiyongiye kuvuga ico mvuga sibyo iyo rero naje kuri media inzi akamaro ka media inzi ko media ari pouvoir ikomeye ku isi inzi ko media zitesha abantu agaciro cyangwa ikakabubahisha ayo makuru ndayazi iyo nza kuri media mbanze ico ngiye kuvuga narababwiye ubushize ndababwira ngo iyo umuntu yavuze ubusa ndibajya bavuga ariko iyo umuntu yavuze ukuri nibwo baza basara kandi yagasara batazi ibyo mbaye mvuga ko mbona ari abacuranzi gusa wenda bateye comment mu bijyanye n'ubucuranga gusa kuki mu baririmbyi bataje kuvuga ibyo wavuze wenda ku baririmbyi bakiri kuri level yo hasi ariko usanga abacuranzi ari bo wenda bavuze sinabacuranzi nta mucuranzi wosara kuko oya ibyo byose ufite nimero yanjye uyishireho ushire nimero yanjye kuri nani yanyu nurangiza wabwira ati ufite ikibazo kuri ibi bintu namwandikire cyangwa se nimba ari mu Rwanda naze tubonane twicarane tuganira mbwira ngo ibi bintu ni cyangwa nimba ari umucuranzi naze mubwira toya tituje inbox tunsanga ngo twicare kanabera cyangwa tuje kuri ya channel nge nawe twicarane tubiganire turi kumwe pianira aha unyereke fact zawe kubwira wati okay nanjye ndori zanjye niko bigomba kumera no ngo gutuka Yesu umwana w'Imana bakaza bamutuka kandi bakamutuka amaze kubakorera ibitangaza Yesu bakaza tubura imigati bakamutuka amaze gutubura bamaze kurya bahaze babwira ngo ntibumve n'ibyo yakoze nanjye kukincuranga arangiza bakantuka hanyuma bea wenda reka tujye wenda andoro yibi ngibi gatoya tuza kugaruka hari video maze iminsi trending ya Bishop Dr Masengo avuga ukuntu urubyiruko umuntu asigaye yitwa n'urugero nk'uko witwa Dr bakwita Dr cyangwa se mu gisirimba wabyina cyane waririmba cyane ejo ukaba bafunguye itorero cyangwa se ukavuga ngo wiswe pasiteri ese bea biriya bintu wowe ubyumva gute niba umuntu azamuwe n'umuntu mu kuririmba ashoboye kuririmba cyangwa ashoboye abwirije rimwe abantu bagahita bamubwira ngo wabaye pasiteri waba pasiteri wafungura urusengero abo bantu bagira nk'iyi nama sinobagendera inama kuko sinzi icyatumye bafungura oya ntago barafungura itorero baguhaye umwanya agatuti urabwirije ejo abantu batangiye kukwita pasiteri ntufite urusengero ntufite aho bari wenda ufite aho barizwa pe ariko nturafungura iryo torero abantu batangira kukwita amazina pasiteri wowe ubyumva gute aya ni amakosa ubwo ubundi ntibagomba kukwitirira ico utari ubundi izina pasiteri nuwabiherewe inshingano sibyo mu gihe batarakwita pasiteri ngo ubwo uri evangeliste nkaruboneka cyangwa ugwiyereka cyangwa undi wari wese bakamusore n'abandi ntabwo ari byo bagomba kwita evangeliste rwiyereka cyangwa evangeliste ruboneka naho kukwita pasiteri naho ukaryitaba nuguhendeka kubera ko nduri pasiteri hari ikindi yavuze wenda tuze kugaruka ntago turi byibandaho cyane ukuntu batanga gatuti wenda abantu bafite insengero zitandukanye batanga gatuti ariko abo bahaye agatuti ntibakitwareho neza ese bari abantu bo wabagiriye inama afite ibyo Bishop Masengo yavuze nuko gusa abantu bagira imyumvire itari hejuru nibyo nsanga mbwira abantu buri gihe ariko Bishop Masengo yavuze ukuri 200%. Ariko se reka nkubaze ni gute umuntu ufite ubwenge bamuheza kubwiriza abandi bantu bafite ubwenge bicaye bakamutega amatwara abanyabwenge iwe akabiga ipfageze imbere yabo ni gute uje imbere y'abantu bagwaye Bibiliya ukavuga ibindi bitari muri Bibiliya kuko bari abantu ibyo bindi wavuga barabizi baje kumva Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga
none wowe niwe utuburira ubwenge imbere y'abantu babufite ubwenge bakwizeye bakaguheza agatuti. yavuze muri rusange, yavuze n'urubyiruko ku buryo abantu umuntu ahita atambuka. hari undi muntu wigeze kuvuga ngo niba ari yarabaye pasiteri ntabwo mbizi, yagiye hanze yarayoboye, yakundaga igisirimba na ba Kado, niba ari Karege, nawe yigeze kuvuga ngo mikorofone ni imanajinga, ni ituma umuntu bamenya ubwenge bwiwe. iyo baguhaye mikorofone hari imbere ukagenda ukavuga ibintu bitajyanye n'ibyo abantu barimo, ugasetsa abantu kandi baguhaye ijambo bakakwizera. kubera iki urubyiruko muri iki gihe rusigaye rushaka kuvuga cyane, ugasanga mu materaniro baravuga, ahantu hose bashaka kuvuga? kubera ni impamvu y'isi yateye ya media, sibyo? ni ukuvuga ngo ijambo rya mbere abihutira kuvuga abenshi baba bafite ubusa bagiye kuvuga. kimwe nuko n'ahandi, ndavuga muri side zibiri, hari n'abandi batinya gutanga microphone kubera kubona ibyo bagiye gusenyura by'ubwami bwa shitani, sibyo? turabona abantu benshi batubwira babwira abayumbe ngo mubyine ngo mureke kuvuga, kandi ku bwanje twovuga tukareka kubyina kuko ijambo niryo rigira imbaraga. ariko iyo babona tugiye kuvuga, babona ko hari systeme tugiye gusenya runaka, bakavuga ngo nimubyine timuvuge, kandi tuvuze ari byo bigira imbaraga. hakaba n'izindi mpamvu n'indi mpamvu, ni impamvu yo kuja kuvuga ariko ntacu uvuga, sibyo? warangiza ugatangira kuvuga ubusa imbere ya ba data na ba mama n'abandi, sibyo? utateguye ukongoboka ukamuvuga nk'ikintu kitabaho. ariko kandi 90% abantu bagomba kubanza kwiga bakabona kugira ico bakora, kuko mu banyeshuri bose ba Yesu tawamaga watarize atabanje ngo yige. Yesu yarabahamagaye arabigisha babona kuja mu mirimo. none se washigikira aba pastor cyangwa se aba bishop bafite insengero nka kuri bishop yavuze tugomba kubanza kubatoza? washigikira umuntu guha umuntu mikrofone gusa ngaho uvuga, ntuzi icyo agiye kuvuga, ntuzi icyo agiye kwica, ntuzi icyo agiye gukiza? sinashigikira aba pastor guheza abantu bari bose microphone, sibyo? ariko kandi sino babwira ngo bareke kuyibaha kuko ntibazi ico baba bagiye kuvuga. hari nk'umuntu dusanzwe tubona kuri social media bahama mikrofone, ntago tugiye kumentioninga izina, ukumva ibinavuze, kumva nyine ni ibintu nuko nyine. none se nk'uriya muntu aje nko mwitore n'urugero rwawe akabwira ndashaka kuvuga, wamuha mikrofone? sinayimuha, sibyo? kubera ko aba pastor ni nk'abanyepolitike, tubona aba pastor bacu, abashumba bacu abakuriya nta muntu batazi, bazamera nk'amasiyayidi, bazamera nk'azamaneko, kuko abapasiteri bacu ijambo rya mbere, abapasiteri bakunda kuba bafite ibintu nka bitatu. ikintu cya mbere, abapasiteri bagira ubwenge bwinshi. icya kabiri, bafite ubugenzuzi, sibyo? bagenzura ibintu. icya gatatu, baza aho bayoboye abaribo. kuriya pasiteri azi ngo runaka iyo avuze avuga gutya, runaka iyo akoze akora gutya, runaka iyo agenda gutya, sibyo? n'ubwo aba pasiteri nimba batuzi kuriya, rimwe na rimwe hari igihe batwiyorera ko batuzi, ariko kandi mu gihe bavuze ngo tukwimye agatuti kacu tuzi, oya ntago baba bakakwimye bea, ahubwo bishop yabisobanuye neza, no kugira ngo batozwe. yaravuze ati abantu ntibakikemera gutozwa, ahubwo urashaka kuzana ibyawe. avuga ukuntu kugira ngo agere hari yageze, hari umutoza yari afite. ariko urubyiruko muri iki gihe ntago dushaka gutozwa, kubera iyi mpamvu dushaka kujya mu bintu tutazi kandi dufite abatoza yego ntibabyemera. niyo mpamvu utangira wabona ugize abafana ngo kubisa ingoma yawe. hari abantu babaye pasiteri tutemera kugeza ubu cyane, barasenze bareretswe, sibyo? abantu babakomera amashi bamafungura amakanisa yabo,
ariko stati zabo kapasite zabo ubundi nta muntu ugomba kuba umuyobozi adafite ubumenyi mu ijambo ry'Imana. Nta muntu ugomba kuba umuyobozi adafite n'ubumenyi ku bintu byo hanze aha, sibyo? Niyo mpamvu kuba uzi guhanura ukagira public, uzi ko n'abantu baza bahanura muri masse kugira ngo babone abayoboke benshi. None se wahanura hatari abantu, muhanurira abantu nyine bahari abantu. Kimwe nuko nokwerekwa nkakubwira njye nyine twasohotse. Ibyo birashoboka, ariko hari n'ubutumwa buri bugene benshi bahanura muri masse. None se kurambwira ngo njyewe Bea ngo ndwaye ukuguru n'urugero, ndwaye ukuguru mwikansa ryuzuye abantu ngongire gute? Uko kuguru nuko abareba kurwaye cyangwa n'urwanje no kuki atoza ngamwire njye nyine wenda ntimuziranye nibwo muhuriye muziranye gute? None se nabimbwirira mu bantu nibwo tumenyana. Akomba oya wewe runaka cyangwa se wa muntu we nubwo atanze usigare ndagushaka. Niyo bahanura muri public akenshi kuriye baba bakeneye masse, babirukeho babashakishe bakureho amatelefone babahige bagira gute, uwo n'umwuka nawo ndazi. Niyo mpamvu usanga bamwe bagira imiryango yabo yo gucamo, niyo mpamvu usanga bamwe bataramutsa abandi, uwo bamwe ukabandikira message akazosubiza umwaka ushize ntubabone, kandi uko karegira urukena abakristo bihakwepa. None guratekereza none aho niho kibazo misengirire. None se wa mugani rwa rubyiruko rushaka gutozwa rutabona abashumba babo babegera bakabahunga, ibo bazatozwa ega dore hari ibibazo bibiri. Ibyo Bishop Masengo yavuze ni by'ijana ku ijana, ariko n'abashumba nabo bagira izindi weakness. Iziye weakness bagira nuko abakristo babegera ntibababone. Ubundi abashumba baba kwitorero bagira ama office kwitorero, abakristo bagomba kubasanga, ariko twe abashumba bacu bari busy. Oya nagara kuba busy, ahubwo ni kugira ngo bagereho. Noneho ni bisaba ni nko gutega indege, bisaba imbaraga. Ureba nk'umuntu uri ngo ku gisozi kugira ngo umushake, nawe utuye ku gisozi ni ibibazo. Bamwe amatelefone bafunze ngo paka bandike message. None se ubwo rubyiruko rukeneye kwiga mu by'ukuri, wenda reka dufate impande zombi. Urubyiruko rukeneye kwigishwa n'aba bayobozi, abo bayobozi kugira ngo urubyiruko rubagereho ni ikibazo. Ese baziga gute abo bayobozi bavuga ngo urubyiruko ntirushaka kwiga kandi rutarabona ruzigishwa n'abantu? Nukuvuga ngo twebwe nitugira ubwenge tuzosenge gusa Imana iduha ubwenge, mwuka wera twigisha. N'abayobozi bo twarababuze. Oya hari abahari nibwo mpamvuga gutyo, hari abapasiteri bahari baca bugufi, ahubwo babuze rwa rubyiruko ngo bigishe, sibyo? Kandi ndagweza nk'urugero ka Pasiteri Sunzu. Pasiteri Sunzu kubwire gute? Pasiteri Sunzu ni uzuva mu ikanisa wa nyuma, ni nawe uzugeramwo wa mbere. Ngo yeze urugero nka Bishop Alex wo kwisoka ibohora, numupapa kandi gafite titire torosha, numupapa uzuzuka ukurira ukakora hafi kumukora mu jisho. Habona abashumba. Bishop Masengo azaramukanye n'umukristo wari we wese, hari abandi utobona yinjira burya akaza buzuye. Uziko dufite pasiteri abakristo batangira kuramya, abandi bavuga ubutumwa bagatangira kubwiriza ari muri office ngo ntaza ngo yicarana n'abandi bavuga ubutumwa. Uziko dufite pasiteri abantu batangira kubwiriza iyo bari ku matelefone ku machat agachatinga ari mu icaca. None kurambwira barangiza bahaguruka bakavuga ngo urubyiruko ngo duhora ku ma social media ngo bikiri ari wowe wazuchatinga. Uwo muchatingira urya kama gusubiza yicaye mu rusengero. None se kuki abantu bashaka ngo dutinya abantu kandi nabo batera imbuto gute? Ni gute pastor atubwira ngo muzoza muzinduka mu rusengero aza Satani ari mu ruhe rwego rw'utumi watezwe? Baba bari mu zindi nshingano baba bari gutegura ijambo basengera abakristo. Bategura ijambo basengera abakristo. None se agomba kuza mwaramije nyine mwafatishije iwe ari mu ruhe rwego mwafatishije ikirere iwe yaje kugifatisha. Iba bari muri biro barimo gusengera amateka. Gusenga iki? Twese ni ugusenga. Ibi ni by'umwuka. Ibi si byo gukanika, ibi si byo gutegura ngo kurategura. Azo zategura ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane kugeza ku cyumweru.
ese ubu dufite n'abapasiteri bazatumira abandi bavuga ubutumwa bakaza bakabwiriza abavuga ubutumwa bakabwiriza iyo ntibazi kumva amiga bakaza nyuma amiga yarangiye dufite n'abandi babwiriza barangiye bakama basohoka kuki badashaka kumva abandi bo icyo twashatse kuvuga abantu wenda ntibatwumve nabi ko twuriye abapasiteri n'ibiki twashatse kuvuga ukuntu urubyiruko muri kino gihe abapasiteri bavuga ko tudashaka kwiga ariko urubyiruko nawe ushobora kubabwira bakavuga ngo ntago twebwe turigishwa n'abandi ntabwo turi kubona nicyo twashatse kuvuga ntago twashatse wenda kugira ibyo byose n'abadutuka ntibumvise icyo twashatse kuvuga nta mupasiteri twabwiye nabi ntawe twatutse ariko ko turavuga nyuma yo kuba pasiteri turabakristo twese kandi nta rugero umuntu yogera mu rutamusaba kwezwa ari abapasiteri barasaba kwezwa ari urubyiruko barasaba kwezwa abapapa n'amama barasaba kwezwa nimba ari uko twemere ko n'umutoya nkanjye yogira inama umukuru kimwe n'uko umukuru agira inama umutoya ariko kandi abapasiteri hari ibyo nabo tubanengaho nubwo ari ababyeyi bazavuga ngo umuntu mukuru ndazatsindwa hari ibyo tubanengaho yes nimba umupasiteri akuraho telefone umukristo akamuburu agamushaka ukwezi umukristo umuha icya-10 utanga amaturo mu nyubako bakamucira ifaranga ariko agashaka umupasiteri akamubura none utekereza ko uri umuntu we uri ubuhe bwoko bw'umuntu mwenda uzasengera umukristo wawe ko buri kwezi atanga icya-10 niyo mpamvu uzabona rero abakristo bararuka abapasiteri akava muri ikanisa akaja mu rindi yabonye keya hariya anyway Bea niwe turi kumwe nibagiye kuri umucuranzi ngo ducurange gucuranga sinsura gucuranga ngiza akajinya oya bigira umujinya kuko uri hano nk'umucuranzi yego ariko nanone abantu bagomba kwiga urubyiruko tugomba kwemera tukiga icyo bashumba batubwiye ngo iki niki ubundi nta muntu wese ushaka gutera imbere aje ku bitugu by'abamubanjirije bakamwigisha ariko kandi abashumba nimuboneke ntibaboneke tubabone bareke kutwigiraho bize uzi ko hari abashumba tuba dushaka baryamye bakavuga ko bari bize baryamye uwo genda umusanga mu nzu ese niki cyabaye Bea kuki umwuka wa shitani kubera iki ko kera wajyaga ku rusengero ugasanga abashumba bariyo mbese umushumba ni umubyeyi wawe ukamutetera ukamubwira ibibazo ufite wowe wanaburaye ukabivuga ubu ngubu hari ibintu bikibaho byo kuvuga ngo waburaye ngo ujye kubwira umushumba n'ubu dufite abapasiteri bazima ubu tuba tuba muri kinyejana dufite abapasiteri bazima abashumba beza wisanga ukabonarira akakubwira ngo mwana wanjye niki ufite ikiwe kibazo dufite abashumba bakristo babo barwara bakarara bagenda amajoro bajya ufite imodoka akabatwara bashira amafaranga uko muganga uko yemeza agakurikirana umukristo bafite abashumba beza bo ku rwego dufite n'abandi mukristo azarwara akarinda kira akagaruka mu rusengero pasiteri ndabizi bamwe bakatubesha ngo nukugira abakristo benshi abandi bakaturimanganya ngo byagenze gutya ni ikinyoma uriya umupasiteri ni umubyeyi ntabwo ugomba kubyara udashoboye kurera gutese ugomba kubyara abo ushoboye kubyara abana benshi kabibagirwa ngo se harya ngo urya wanje ngo wa gatatu ngo yitwa nde gutese tibishoboka Bea tugana ku musozo reka wenda tugaruke kuri topic twari turiho ya comments wagiye ubona kuri social media abantu benshi bakwandikira se Bea iyo abantu bagututse kuriya wenda muri rusange ubibona ute wenda ku bana bawe kuri madamu wawe kuri famille muri rusange ubyumva ute wowe ni abantu bifashe bakagutuka kuriya kuri social media rakoze cyane nakubwiye ngo reka mbansubirizaho abana banjye baranzi n'umugore wanjye aranzi ndetse na famille muri rusange baranzi sibyo bafite uko banzi ntabwo bihindurwa ko umuhungu runaka cyangwa umugore runaka cyangwa umugabo runaka yantutse ntabwo ari byo uretse n'ibyo mfite abatukwa kundusha ariko bagenda bazamuka umunsi ku munsi njyewe pfa kuba ibyo navuze ndahohoteye umuntu
ko njyewe ntawe natutse. Uwonuka rero aba yibeshe, aba yitutse, kandi n'ingaruka ziri kuri we ndabwo ziri kuri njye, sibyo? Ubundi hari n'ibintu umuntu atuka umuntu umuntu w'umugabo atopfa gutuka undi, kakujya batukana kera muri Kongo ngo ngura akarya runaka, ngura akarya nde urakakubitwa n'inkuba nabona abantu batukana kuri medi. So ni ibintu bitakibaho, byashaje. Urumva kuntuka rero taco nakoze, ese umuntu abananiwe kuvuga ati yeme ibyo byuvuze sibyo, ahubwo wakagombye kugira gutyo, wakagombye kuvuga gutyo, no kumbwira ngo ngwiki, mbabwire ko bibeshe cyane. Si ubwa mbere banutse, si n'ubwa kabiri, uretse no kundi ukajya wanyandika no ku bipapuro, ku binyamakuru, ariko ibyo ntaco bimbwiye. Shingenzi nuko ico mvuga nkizi, ikindi ca kabiri nuko nzi ko ntaco mfa n'Imana, ngo ku buryo Imana gantizi. Reka ngubwire, abantu bo kwanga umuntu ubutaka bukamwanga, isi kamwanga, Imana ndizi mwanga. Nubwo narakubwiye ngo nubwo abanyamurenge bunyima sente zabo bose iyo bava bakaje, Imana yondemera ubundi bwoko nkorana nabwo ndetse uburusha ubushobozi, kuko umuhamagaro si uwanjye n'uw'Imana niyo yamamagaye. So iyo bantuka rero kuraba ngo nsambitekereza iki, ngo mbivuga iki, ngo se mbana abana banje babona gute, umugore wanje babona gute. Umugore tubana muri kariyeri azi midico bisobanura. Nigeze ruboneka yigeze kumbwira ndaseka ngo yigeze gusohora indirimbo ngo mu nzu yamayandika ngo kuri media ngo yenya ngo nawe ngo yasohoye indirimbo. Urumva ko umuntu utishimye kandi urengene ruboneka azasohora turirimbo twiza ngo yenya umuntu utishimiye ico umuntu asohoye noza ruboneka bamututse gutyo yasohoye yavuze ikiganiro. Nungwangwara abantu benshi kubera ishariri buzuye n'amatiku n'ibizabakomerekeje tutazi, imvune zo mu mitima nima bazabahukiriho batagomba guhukira. Kweze ngurugero nishaka ndeke kuvuga gutyo, njewe kubera ingene nkundwa n'abantu benshi, undwanyije jewe sinavuga ahubwo hari abandi bakwataka inbox. Ya n'undi twagiye tubibona umuntu aza gutuka undi akaza kamusubiza, avuga ati ibyo uvuga ntago ari byo, ibintu nk'ibyo. Ibyo nyuma nkubwira ngo ngo njewe ndi umuntu w'abantu, sibyo? Nimba udafashwa n'ibyo ncuranga, haroze ubifashwa nawe ndetse cyane, iyo unyatatse nawe arakwataka. Ariko suko bavuga, kuko njewe hari umucuranzi nigeze ntuka inbox, nigeze ntuka kuri media, narababwiye ngo bahinduka. Udashaka guhinduka naza asobanura ibyiwo ko ari biso, nta kibazo, ni deba turaganira kandi ko turigishanya. Naho gukongoboka kuhanutse kwishami y'igiti kurerekana maturite yawe. Okay, Bea, reka tugana ku musozo n'ubundi tugomba gucuranga tukumva. Ugomba gucuranga. Niwe urabizi yo wankuye niyo nanagiye. Ndabizi ariko ugomba gucuranga. Twaganiriye cyane ibintu byinshi bitandukanye, nakujyanye mu bijyanye n'abapasteri n'ibiki byose. Abapasteri bo wanjanye mu bintu bindenze, ubwo n'urwego rukomeye. Oya, ni ibintu biriho bigaragara. Ni ibintu biriho bigaragara bivugwa, abantu benshi bagenda ugaragaza ikibazo kiwe. Umuntu akava muri Amerika akaza kureba umupasteri hano, kandi umuntu babana batajye babonana. Ico ni ikibazo. Yeah. Ico ni ikibazo ariko no kucihanganira, kandi abantu bose bagomba guhinduka. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo duhinduke rwose tugize imitima misha. Reka ducurangeho gato hanyuma tugaruke dusoza.
kuncurangisha uryo ntararya ni bibi mukanya turaje turye anyway reka dushimire Bea byukuri Imana iguha umugisha abantu bahinduke abantu bahinduke rwose bareke kumva gusa niyemeye natukanye nabo ntabyazi nawe babivemo parewe logique kandi babyanga mu minsi iri imbere bazobona ko ibyo navugaga ari ukuri niko bijya bimera kandi en fait umuntu agomba kwanaliza buri kintu cyose kivuzwe uyu mwana uvuze kino bimeze biti katucanalize niki kandi no ngatwe bibaza bita ngo n'abastar uzukorera nguko ngoroye bakamavuga ngo aravuze ntakoroye nta gripe yarwaye kuri yari ijambo atibuye murirebe neza I don't care ibyo ngibyo naca bimbwiye abacuranzi turaziranye turi inshuti bazi ko ibyo mvuga ari ukuri apana ngo ari ukuri cyangwa atari ukuri bazi ko ibyo mvuga ari ukuri ibintu nibishaka kugukurura abanzi benshi wenda mu bacuranzi mwari musanzwe muvugana tugana ku musozi bazakubwira ko Yesu yagiraga inshuti zingahe Elisa muri Bibiliya Pastor Sunzigeze kutubwira ngo nimba Elisa mbare Eliya ngo mu gihugu cyose ngo yagiraga inshuti hagati ya 2 na 3 Republika nzima nk'uko twavuga ngo mu Rwanda Elisa yagiraga inshuti 2 cyangwa 3 igihugu cyose kimwanga utegeza ngo niki uzi ko muri Bibiliya abantu bakazahanura ngo wasiwe ngo ubonyishano uzi impamvu bakabakubita donc bakazababwira abantu ko babonye amashano kubera kwitwara nabi batubaha Imana bagakubitwa baroye barahindura bakavuga ngo wasiwe ubonyishano uzi impamvu bavuga ngo wasiwe bakazabwira ubutaka ariko babwira abantu kubera ko bakubiswe barishwe ibyo mvuga nubwo no kwikururira abanzi mvuga ukuri ariko kandi nta muntu wonyanga kubera ibyo mvuga tubishoka wonyanga ntekereze ko ngira inshuti nyinshi ndi mu bacuranzi bari ku isi bagira inshuti nyinshi kandi bakundwa na benshi njewe ndi nk'umwana w'abayumbe nije mwana w'abayumbe bagira nijuba kwibera ry'abayumbe nije donc nije muntu wabo wa hafi nkwizo ni inshuti zitonda habe nubwo isi yo komantana sinobava mu maboko nonoga n'Imana yandemye kampa magari kampa piano tishobora Bea tugushimire kuri ni gospel turagukunda cyane abashuti cyangwa se abadukurikira umunsi ku wundi bitewe na comment twagiye tubona ko ufitemo inshuti nyinshi kandi courage murakoze cyane mwagize neza kongera kuntumira abe nanjye nagize neza kubemerera ubwo tuzabonana ubutaha umukamerameni wacu yakoze cyane bye bye